Umugabo yari afite umugore maze babyarana abana 7 b'abahungu. Umwuga w'uwo mugabo wari uwo kwasa inkwi maze akazigurisha udufaranga two kumutunga. We n'abiwe bose n'umugore we bari abakene cyane, bagahora bafite umutima uhagaze kuko batashoboraga kubona ibitunga abo bana uko ari 7, kandi nta n'umwe muri bo wari ugejeje igihe cyo kwirwanaho. Icyarushagaho kubatera agahinda nuko umwana wabo w'umuhererezi yahoraga bateye impungenge, ntagire ikintu kimushimisha, agahora yigunze kandi ntavuge. Iyo yakoraga igikorwa cyiza giturutse ku mutima mwiza yari yarivukaniye, we yibwiraga ko akoze ikintu kidatunganye. Yari mugufi cyane ku buryo yavutse areshya n'urutoki rw'igikumwe maze bakakurizaho kumwita Nyangufi. Uwo mwana bari baramwishyize mu mutwe bose, ikibi cyose gikozwe muri urwo rugo kikaba ari we cyitirirwa. Nyamara ariko niwe warushaga abakuru be ubwenge n'ubwitonzi ndetse no guteganya. Ntiyari ashamadutse, yavugaga make ariko akumva menshi. Bukeye amapfa aratera, inzara irabiyogoza rwose muri icyo gihugu. Murumva namwe umuntu wari ufite abana 7 ko yari akomerewe cyane. Kubahahira ntibyari bimworoheye, ariko akomeza kubahahira. Agezeho abura ibibahaza kubera igiciro cyari cyarazamutse muri icyo gihe bitewe n'inzara yari yaraje ari kirimbuzi. Nuko umugabo amaze gushoberwa yigira inama yo guta abo bana mu ishyamba. Inama amaze kuyuzuza ntiyayihisha umugore we, ahubwo ayihisha abana be. Mu ijoro yari araye ari bujye guta abo bana muri rya shyamba, umugabo akangura umugore we kugira ngo amubwire inama yari yungutse ku kibazo bari bamaze iminsi bibaza cyerekeye uko bakwiriye gutunga abo bana. Ubwo ariko abana bari baryamye kare. Umugore amaze gukanguka, umugabo amubwira agahinda kanini, atumva rero umugore wanjye, urabona neza ko tutagishoboye gutunga bariya bana. None niyemeje ko ejo nzajya kubata muri rya shyamba njya nasama inkwi. Bazagenda baribwe n'inyamaswa aho kugira ngo nzabone inzara ibanyicira mu maso. Ibyo bizanatworohera cyane kuko mu gihe bazaba bahugiye mu guhambira inkwi tuzanabihisha maze tugahindukira batatureba. Nimuyoberewe rero impuhwe z'ababyeyi. Umugore yamaze kumva ayo magambo akubitwa n'inkuba maze asubiza umugabo we ati, ubwo si byo uvuze bikuvuye ku mutima cyangwa hari ukundi ukuntu wabaye? Nta n'isoni biguteye koko? Iryo risubiza aho urikuye. Wowe se kuri mukuru hari aho wabibonye? Ni wowe ugiye kuzaba nyiramuhamba babona? Nuko umugabo aho kugira ngo yumve neza igisubizo cya kibyeyi umugore amuhaye, atangira kumutwama avuga ati, umva nawe ubwenge bw'abagore, ubwo se abo bana tuzabatungisha iki? Njyewe nta kundi natekereje byarangiye, ndetse byuka witegure nawe kuko turi bujyane. Singiye kuzabona abana banjye bapfa urw'agashinyaguro. Nuko bukeye umugabo akomeza kumvisha umugore we ko badashobora kubona icyatunga abo bana, ariko bibi by'ubusa. Umugore yari umutindi nyakujya, ariko umutima we wari uwa kibyeyi, ntutume yemera kwijugunyira ibibondo. Umugore akomeza kwiyumvira, atekereza ukuntu inzara izamwicira abana mu maso, atekereje agahinda bizamutera. Nuko nawe aremera ava ku izima, cya gitekerezo cy'umugabo we aracyumva. Nuko ajya kuryama, ariko amarira amuzenga mu maso. Ubwo ariko Nyangufi ibyo ababyeyi bari barimo baganira byose yari yabimenye kare. Yari umwana uzi ubwenge cyane butangaje, kandi ntiyagiraga ikintu na kimwe kimutera ubwoba. Yamaze kumvira ku buriri bwe ibyo se avugana na nyina, nuko abyuka buhoro maze ajya munsi y'intebe se yakundaga kwicaraho kugira ngo ashobore kumva ibyo bavuga. Yamaze kubyumva neza asubira ku buriri, ariko ntiyarushya agoheka, ahubwo aratekereza uko agenza kugira ngo we n'abakuru be bazashobore kwikura muri iryo shyamba. Nuko mu museso wa kare abyuka ajya ku nkombe y'umugezi wari hafi y'iwabo, ahatoragura utubuye twera, atwuzuza udufuka twe maze agaruka imuhira. Ntibyatinze rero buba burakeye neza. Nuko wa mugabo abyutsa umugore n'abana, ariko akaba yanogeje inama yo kubabwira ko noneho bari bumuherekeze bakajyana kumutwaza inkwi mu ishyamba. Nuko arabyuka, nabo barabyuka, arababwira ati, rero uyu munsi muramperekeza na nyoko kugira ngo muntwaze inkwi. Umwe arazana izo ashoboye,
hanyuma tuzishyire hamwe maze tuzazigurisha amafaranga menshi, noneho ahari yaba menshi tukanayahahisha ibidutunga nibura icyumweru. Abana babyumvise barishimira kujya kureba aho hantu hakure bari kumwe n'ababyeyi babo. Nuko baragenda basesera muri rya shyamba. Iryo shyamba ryari inzitane ku buryo nta muntu wabashaga kubona undi iyo yabaga amusizeho intambwe nk'icumi. Ubwo ariko nyina w'aba bana we yasaga n'uwaciye, kuko yari azi ibigiye kubabaho kandi adashoboye kubakiza cyangwa se ngo ababurire. Nuko binjira mu ishyamba, nibwo Nyangufi yatangiye kugenda n'agatwatubuye aho se abanyujije, barinda kugera mu ishyamba rwagati. Nuko ise atangira gutema ibiti no kubisatura, yereka abana hirya ye gato aho barunda imyasi. Nuko abana batangira gutunda inkwi bazirunda no gushaka imigozi yo kuzihambira. Uko bazitunda bazirunda, niko se na nyina bakomezaga gucengera mu ishyamba hirya kugira ngo babone uburyo bwo kubibeta no gusubira imuhira. Abana bakomeza kurunda inkwi, bigeze aho baza gukebuka aho ababyeyi bari, ntibagira n'umwe babona. Nuko batangira guhamagara se na nyina bataka barira cyane ngo bitabwe nande se, ababyeyi babo bari bagiye. Nuko abana batangira kugira ubwoba bwinshi, batangira kurira bakeka ko inyamaswa zaba zabaririye ababyeyi, none nabo zikaba zigiye kubarya. Bari bihebye cyane, basigaye mu kangaratete. Ariko Nyangufi arabihorera, bakomeza gusakuza barira kuko yari yizeye inzira iza kubasubiza imuhira, kandi akaba azi neza ibyo ababyeyi babo bamaze kubakorera. Nuko bigeze aho ngaho abwira bakuru be abahumuriza ati, bavandimwe banjye, mwe kugira ubwoba, data na mama badusize hano baritahira, ariko muhumure ndabageza mu rugo, munkurikire gusa ntimurangare. Nuko Nyangufi abajya imbere, barangije baramukurikira. Hahandi yagiye anagutubuye, bagiye babona bageze imuhira. Nuko bakuru be baratangara cyane, bakavuga bamushimagiza bati, uri akagabo sha, naho we kubera ko yitonda cyane kandi akamenya no kwiyoroshya, mbese ntashake ko hari umenya ko azi ubwenge, arababwira ati, sinjye ahubwo ni amahirwe tugize, abivuga amwenyura. Nuko abana ntibahereye ko binjira mu nzu, bagumye ku muryango bumva ibyo ababyeyi babo bavuga. Ubwo muri ako kanya umugabo n'umugore we bakigera imuhira, umuntu ukomeye cyane wari utuye kuri uwo musozi yari yabishyuye amafaranga yari abamazemo igihe kirekire. Uwo mwenda ntibari bakiwutekereza ko bazawishyurwa, bari barakuyeyo amaso. Ayo mafaranga ntiyari abakijije, ariko bamaze kuyabona baranezerwa cyane kuko inzara yari imaze kubarembya. Ariko ako kanya Nyamugabo yohereza umugore kugura inyama. Akimara kuyabona, kubera ko bari bamaze iminsi batarya, nuko umugore aragenda agura inyama nyinshi ku buryo abantu babiri batashoboraga kuzirya ngo bazimare. Ngo inyota ntindi igufunguza utari bumare. Nuko umugore arateka, amaze guhisha ararura, bararya birabasegeka. Inyama zose zisigarira aho ngaho, dore ko udaheruka kurya niyo abibonye atabishobora. Nuko bamaze kwegura amabondo, wa mugore aravuga ati, ba bana bacu iyo baba aha ngaha baba bariye izi nyama zisigaye, kandi zari kubahaza ndetse zigasigara. Mbese nk'ubu aba banyagwa bari hehe? Yewe uwapfa kunyereka Nyangufi. Nuko yungamo abwira umugabo ati, sinakubwiye ko tuzicuza hanyuma? Nk'ubu aba bana bamerewe bate muri rya shyamba? Uzi ko uri inyamaswa mu zindi? Wowe watinyutse kujugunya urubyaro rwawe kariya kageni? Ese nk'ubu niba bakiriho baratuvuga iki koko? Rero nanjye ngo bakiriho naruha mama, naruha. Bigeze aho umugabo ntiyaba agishoboye kwihanganira ayo magambo y'umugore, kuko yakomezaga kumuhamya icyaha ngo niwe washatse ko bata abana babo mu ishyamba. Nuko niko kumubwira amucyaha ati, niwongera kuvuga ayo magambo ndagukubita. Umugore akomeza kurira, ahamagara abana be avuga ati, abana banjye we, abana banjye we. Ageze aho sinzi uko yaje kuvuga cyane ati, abana banjye bari he we, abana banjye. Abana uko bakabaye ku muryango bavugira icyarimwe bati, erega turi hano. Nuko nyina ashikuka ubwo yiruka afite ubwuzu bwinshi, ajya ku muryango maze ahera ko
akingura. Akimara kubabona abahoberera icyarimwe ababwira ati, yo mbega ukuntu nishimye kongera kubabona, ndabireba murananiwe cyane kandi inzara yabishe rwose. Maze abwira Nyangufi ati, mbega umusatsi we nuko wahindutse, ngwino ngusokoze. Nuko amaze kumusokoza ahamagara abana arabagaburira, bararya baranezerwa. Ariko se yari yabuze aho yakwirwa. Hashize akanya yikura mu isoni ati, mwari mwagiye he mwa bigoryi mwe? Mubonye igihe twabashakiye tukababura, tukarinda iyo twiyizira twibwira ngo mwatashye. Abana bacisha make bakomeza kurya bafite umunezero. Noneho batangira kubatekerereza ukuntu bagize ubwoba basigaye muri rya shyamba bonyine. Icyaje kuba kibi ni uko ibyo byishimo byashiranye na ya mafaranga. Ntibyateye kabiri, ya mafaranga amaze gushira, ababyeyi bongera guta abana babo mu ishyamba, ariko noneho murya kure cyane kuruta hahandi.